Uburyo bwiza bwo kwikorera ibiryo by'amatungo, inkoko, ingurube, inkwavu, igice cya kabiri. Ubwo twaherukanaga muri video yabanje, naberetse uko wakikorera ibiryo by'amatungo ukoresheje umuceri, ukawugabura umaze kumera. Ubwo twaherukanaga ibiryo twakoze twabigabuye bigeze muri kino kigero. Kuri uno munsi bagira ngo dukomereze ku kigero gikurikiyeho. Nanone mbere yuko dukomeza, wowe utarabashije kureba iyo video ni iyi ngiyi iri kuri no channel, nyarukirayo uyirebe. Nyuma yuko ibiryo byacu byari bimaze kuzana imizi, step ikurikiyeho urafata umuceri wawe umaze kumera, urawushyira ku mifuniko y'utudobo cyangwa se ubishyire mu biduki wakase ariko bifite umwanya ku buryo bitambutsa amazi. Uzawunyanyagizaho rero, numara kuwunyanyagizaho utangire ucuciraho amazi buri saha cyangwa se amasaha 2. Aho icyo uzirinda ko umuceri wawe uzumuka. Uzajya ucucira amazi kugira ngo uhore ufite ubuhehere muri wo ku buryo uzabasha kumera. Nkuko mubibona hano ni nyuma y'iminsi 2 umaze kuwishyira kuri wa mufuniko. Murimo kubona umuceri wacu utangiye kumera, utangiye kuzana amababi, urabibona nkuko bigaragara kuri ino foto. Aha ni ku munsi wa 2 wa muceri wawe ukomeza kugenda uswaho amazi buri nyuma y'isaha, hagati y'isaha n'amasaha 2. Ku munsi wa 3 urabona umuceri wacu ukuntu uraba umaze kungana. Mwibutse ko turimo turakora ibiryo by'amatungo, inkwavu, ingurube, inkoko, ukabigabura bimaze kumera. Aha ni ahandi utegura ibiryo byari bifite ikiro kimwe, ariko nyuma ukajya kubigabura bimaze kuba inshuro 2 cyangwa 3. Aha ni ku munsi wa 5 bino biryo byacu tumaze kubishyira kuri no mufuniko, ariko buri nyuma y'isaha ugenda bacuciraho utuzi. Nongera ngwibutsa ko utegura uno mufuniko, ufata umufuniko utoboye ku buryo ano mazi uyashyiraho ndarekemo, ariko akajya avamo gake gake. Udakoresheje ino mufuniko wakoresha igisharagati ariko gitoboye. Aha nyuma y'iminsi 6 urabona umuceri wacu ukuntu umaze kungana. Icyo gihe cyo kuwugabura, nkuko urimo kubona inkoko zacu zitangiye kuwurya. Aha ni uburyo bwa mbere ushobora kuwugaburamo, wawugabura umeze uko nk'uko. Icyo nagusaba ni ukomeza ukareba ino video ngakomeza kukwigisha, kuko ndaza kwereka ubundi buryo wawugabura atari muri buno buryo ukawugabura ubivanze n'ibindi biribwa. Ariko ahangaha ushobora kuba wawugabura wenyine. Hano ni nyuma y'iminsi 5 umuceri wacu urabona umaze kumera, ariko nyuma yo kumera tangiye kuwugaburira inkoko zacu. Bimwe mu byiza byo kugabura uno muceri umaze kumera ati ni ibihe. Iyo ugabuye umuceri watumbitse mu mazi ukawuronga, nuko iyo utumbitse muri amazi ugenda utakaza bimwe mu binyabutabire bishobora kubangamira ubuzima n'imikurire y'inkoko. Nkuko nabikubwiye, hari indi step wabikoresha kugira ngo uno muceri wawe ubashe kumera. Nanone uzafata umuceri nyuma y'iminsi 3 umaze kuzana imizi, nurangiza ufata amazi uyashyire mu ibase. Numara kuyashyira mu ibase, uzafata umuceri wawe uwushyire ku gakoko. Numara kuwushyiraho uwusanzagizeho ariko udacucitse cyane. Uzatereka aka gakoko hejuru y'ibase kugira ngo yabase igumye ihereze wa muceri uri ku gakoko ubuhehere. Nurangiza uzatwikizaho agakoma mbere yuko umaze kuwucuciraho amazi kuri wa muceri nanone hejuru. Aka gakoma kuzatwikiza kuri uno muceri nako kugira ngo uno muceri utaza guhita ufata ubushyuhe buvuye ku izuba, hajya hazamo ubushyuhe buke buke. Umuceri nyuma y'iminsi 5 nanone uzaba umaze kumera nk'uko uri kubibona ku mafoto. Numara kumera uzafata umuceri wawe rero uwukure kuri ka gakoko, uwukuraho neza kuko uzaba wamaze gushora imizi yaragiye yinjira muri ka gakoko, uyikuramo gake gake. Nurangiza kuwugira uzafata umuceri umaze kumera, kuko uzaba warafatanye cyane, ukire ujye ushwanyaguza utandukanye. Nyuma yaho nibwo uzafata umuceri wawe ukawushyira mu mazi ukawoza mbere yuko ugaburira amatungo, kuko muri cya gihe cyo kugira ngo umere imizi yayo na wa muceri nyirizina waratangiye ushaka kubura, ariko winjiramo udusimba. Iki gihe uzawoza kugira tuvemo, urangiza uwumutse. Umaze kuwumutsa, hano niho ufata umuceri ukaba wawukatagura. Wamara kuwukatagura ukavangamo ibihingwa bitandukanye.
aha niho ushobora kuvangamo impungure, ukavangamo ibijumba, ukavangamo n'ibindi na rovire ushatse gukora uruvangitirane rw'ibiryo bitandukanye. Ndagusaba wowe wabashije kugera kuri ino channel bwa mbere kutavaho uko subscribe. Video yacu naho irangiriye. Kuri video y'ubutaha nzabereka akamaro ko korora inkoko za saso ugereranyije n'inkoko ziri lokale. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe kugira ngo video itaha itazagucika, ariho tuzabasha kuba twareba ati nayahe mahitamo wakora ugiye korora inkoko. Harimo inkoko ziri gakondo cyangwa se inkoko ziri brooded arizo saso ndetse n'amadendo. Ntiwibagirwe subscribe, like, share na comment. Ciao. Muraho, nongeye ndabasuhuje nk'ibisanzwe muri kumwe na Fabien hano ku isoko y'ubworozi, aho tubagezaho amakuru atandukanye ku buhinzi n'ubworozi, inkoko, ingurube, intama n'andi matungo, aho tubagezaho ubumenyi butandukanye, imiti, inama z'uko wakitwara mu bworozi bwawe kugira ugere ku nyungu byihuse kandi vuba. Kuri uno munsi nkaba ngiye kubagezaho video nabemereye ivuga inkoko gakondo versus inkoko ya saso. Ese ni iyihe nkoko irenze hagati ya saso n'inkoko gakondo? Ni iyihe nkoko yunguka vuba bidatinze kandi idatwaye menshi? Ikaze rero kuri ino video. Reka dutangire twibaza kino kibazo. Ese inkoko gakondo ni inkoko bwoko ki? Saso ikaba inkoko bwoko ki? Tudatinze rero reka duhere ku nkoko gakondo. Inkoko gakondo ni inkoko zabayeho kuva na mbere mu Rwanda, aho inkoko za kizungu zari zitari zabaho. Inkoko gakondo rero zirangwa n'iki? Inkoko gakondo zirangwa no kwihanganira indwara, zikaba zirya bike, mu gukura zigakura gake, no mu kororoka zikororoka gake. Mu kuzitaho inkoko gakondo ntabwo zikenera kuzitaho cyane, gusa iyo ushatse kugira inyungu nanone uzitaho nguwita ku nkoko za kizungu. Inkoko gakondo ni ya nkoko yororoka biciye muri ubwayo, kuko ubwazo zirararira, itera amagi, nyuma yo gutera amagi ikararira. Ubwo nibwo inkoko gakondo yororokamo. Aho usanga inkoko gakondo idakenera imiti ya kizungu uvura indwara zitandukanye, ubwayo ifite mu bwirinzi. Reka noneho tuvuge ku nkoko ya saso. Saso yo tukigeraho, icyambere ukwiye kumva ni amafaranga. Inkoko ya saso tukigeraho umva amafaranga, kuko zo zororwa hagendewe ku mafaranga. Ni inkoko ya kizungu ni inkoko bworoshye. Inkoko ya saso ni inkoko yakozwe, iyo ntago ari inkoko karemano nyirizina, ni inkoko yakozwe hagendewe kuri ibi bikurikira: hagendewe ku musaruro itanga, amafaranga ivamo, ku nyama itanga, amagi itanga. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimvuga saso wumve icyitwa cash, umva amafaranga. Saso yo ni ubwoko bw'inkoko zakozwe zigakorwa zibarwa mu cyiciro cy'inkoko mbera byombi. Mu nkoko zakozwe harimo inkoko z'amagi, iz'inyama na mpera byombi. Saso ni inkoko ya mpera byombi nk'uko urwibona no ku ishusho. Ni imiterere ya saso rero. Saso ni inkoko zitihanganira indwara. Mu korora saso bisaba ko ufite imiti n'ingingo aho hafi. Ikindi cya kabiri, inkoko za saso ni inkoko zirya ibiryo byinshi, gusa mu gukura zigakura vuba, zikunguka vuba, zigatanga inyama nyinshi. Ubwo iyo zorowe mu kigero cy'inyama zitanga inyama nyinshi, ari naho bituma zigura amafaranga menshi. Inkoko zikundwa cyane n'amahoteli, amasoko agezweho, kuko izo nkoko zirakundwa cyane, zifite abakiriya. Nkayo nguko rero ibijyanye na saso nibyo biziranga. Ese ni ubuhe bwoko bwiza ukwiye korora rero ugendanye kuri gakondo na saso ugendeye ku byo tumaze kuvuga imbere? Gusa nanone abahanga usanga borora inkoko bakazivanga, bagafata saso na gakondo. Saso nyinshi nka 75%, inkoko gakondo 15%. Ubwo urumva ko abavanze za nkoko za saso na gakondo. None wowe nk'umworozi uhisamo ubuhe bwoko? Umaze kumva ibiranga zino nkoko, imiterere yazo uko zitandukanye, waho uhisamo ubuhe bwoko? Uraza guhitamo ubwoko wakorora ugendeye aho utuye n'ikirere ubamo n'ukuntu ukeneye inyungu. Uramutse ukeneye inyungu zihuse kandi mu gihe gito, wakorora saso. Uramutse ukeneye inyungu gakeya, nanone wakorora inkoko gakondo. Ariko ko bwa business wakorora inkoko za saso, kuko saso arizo zibimo amafaranga ku buryo bwihuse. Nk'iyi video ubona hano, izi nkoko, ino saso ifite amezi 4 na ino local chicken ikagira amezi 4. Zirangana mu mikurire, ariko mu mikurire urabona ko zisumbana. Saso ni nini, ariko local chicken wabonye ko ikiri ntoya. Mbo bivuze ngo umwanzuro hano twafata nuko uramutse ukeneye amafaranga uyunguka kandi byihuse, wakorora saso, kuko saso tubonye ko zikura vuba. Niyo nkoko wakorora.
muri video itaha tuzarebera hamwe hagati ya Saso ndetse na Taki arizo Dendo niyihe nkoko yunguka vuba mu gihe gito kandi kunguka menshi. Dendo nazo akaba ari nkoko mu cyororo cyiza hano mu Rwanda wakorora, kandi aborozi benshi mu Rwanda basanzwe borora Dendo, bazinjiyemo kare bafite inyungu nyinshi zihagije muri buno bworozi bw'Idendo. Ukeneye ino video ko wazayibona wibagiwe gukora subscribe, like, share na comment kuri ino video kuri no channel. Ukeneye kumenya uko akora ibiryo by'amatungo wareba kuri video ebyiri zibanziriza iyi ngiyi. Ni icyo twavugagaho uko wakikorera ibiryo by'amatungo bihendutse, by'umwihariko inkoko, ingurube, inkwavu ndetse n'andi matungo. Iyo video kuri no channel irahari wayireba. Wibagiwe gukora comment, jya muri comment wandike icyo ushaka ko tuzakoreraho muri video zitaha. Reba ukeneye imiti y'indwara runaka, ukeneye ingingo ko zitangwa, ingano y'ibiryo wahereza inkoko yawe bitewe n'ikigero igezemo, ca muri comment ubyandike, turahari ngo tugusubize. Ciao ciao. Aho neza nshuti zanjye bahinzi borozi, uyu munsi tugiye kuganira ku bworozi bw'inkoko za Dendo. Tugiye kurebera hamwe uko zitandukana n'izindi nkoko zisanzwe, turebere hamwe uburyo bwiza bwo kuzorora no kuzitaho. Ikindi kandi turarebera hamwe icyo wakora kugira ngo zikubyarire inyungu mu gihe uramutse uhisemo kuzorora. Ikaze. Inkoko za Dendo ni inkoko ziba nini uramutse ugereranyije n'izindi nkoko zisanzwe. Ikindi kandi Dendo ntabwo zikura vuba, ariko iyo zikuze zitanga inyama nyinshi. Dendo ni inkoko mu mwihariko wazo zikunze kubaho zitembera, ntabwo zikunze kubaho nk'inkoko zisanzwe. Ushatse korora Dendo zibaho mu buryo bubiri, wazorora mu buryo gakondo cyangwa se ukazorora ukoresheje uburyo bwa kijyambere. Ngwibutsa kandi kuri video yabanje aho twavugaga ku nkoko gakondo ndetse n'inkoko za Saso, ubwo twasanze inkoko ya Saso ariyo ukwiye korora. Iyi video yawe utarayibonye iri kuri no channel, wayisura nawe ukayireba. Reka twigarukiye kuri Dendo yacu. Imibereho n'ubuzima bwa Dendo. Dendo ni inkoko itagoye kuyitaho kuko zo ntabwo zikenera kugaburirwa ibiryo bya kizungu gusa. Ni inkoko ziragirwa ku gasozi zikarisha nk'andi matungo, zikarisha n'intama cyangwa se ihene ndetse n'inka. Dendo ikimara kuvuka n'izindi nkoko zisanzwe imara ukwezi kose irimo kwitabwaho, imishwi idasohoka hanze. Ni ukuvuga ubu yitaho hamwe na nyina, uyirinda ko yagera mu bukonje. Nyuma y'ukwezi nibwo imishwi ibasha kujya hanze, ariko nanone ukayirinda ubukonje ndetse n'amazi. Mu mezi 3 umushwi umaze gucuka neza ku buryo worora watandukanyije na nyina. Nk'ibisanzwe Dendo nazo zitera amagi. Iyo Dendo ikuze ku mwaka ibasha gutera amagi 200. Amagi 200. Igi rya Dendo aba ari igi rinini risumba amagi asanzwe. Nk'uko ubibona hano ku mashusho y'igi, igi ryayo aba ari igi rinini ritandukanye n'andi magi asanzwe. Kuko igi rya Dendo rishondeshejwe riba rihagaze agaciro k'igihumbi kugera ku 3,000 hano mu Rwanda, mu gihe andi magi y'inkoko zisanzwe aba ahagaze hagati ya 200 na 300. Naho Dendo ikuze nayo igira igiciro cyayo. Nk'uko bizi inkoko zisanzwe za Saso ikuze ibihagaze igiciro cy'ibihumbi 15 na 25 mu Rwanda, ariko Dendo yo ibihagaze guhera ku 25 kugera ku 35, ndetse ashobora no kurenga bitewe n'uburyo wayireze n'ukuntu yakuze neza. Gusa Dendo itinda gukura. Aho Saso ikurira ku mezi 5, Dendo ikura ku mezi 7. Ku mezi 7 Dendo yakuze neza ibihagaze ibiro 15 kugera ku 20. Ubwo aho ni ku ruhande rw'isake, naho kazi ifite mu ibiro 8 kugera kuri 12. Nk'uko bisanzwe ku nkoko zarizo zose, inkoko mu mikurire yazo mu byo kurya zikenera proteine, mu gihe andi matungo akenera amavitamine, inkoko zo zikenera proteine. Ese inkoko ya Dendo ikenera proteine yakangahe mu byo kurya? Reka nabyo tubirebere hamwe. Nk'ibisanzwe imikurire y'inkoko igendera ku byiciro. Igira ibyiciro 3: haba abastata, hakaba gorowa ndetse na finish. Muri starter ya Dendo rero akaba ariyo duheraho. Starter iva ku munsi wa mbere ivutse kugera ku byumweru 6. Muri icyo cyiciro irya proteine ya 28. Ivuye muri icyo cyiciro ijya ku cya gorowa. Gorowa iva ku byumweru 7 kugera ku byumweru 12.
icyo gihe zirya poroteyine ya 23, nyuma yaho ijya kuri stage ya finisher irya poroteyine ya 18. Nyuma y'iki cyiciro nibwo inkoko iba igeze cya gihe cyo kujyanwa ku isoko. Ngo inama rero kuri ubu bworozi bwa dendo ni iyihe? Inama nakubwira nk'uko twabibonye haruguru, uzahera ku nkoko nkeya, nibura wahera ku nkoko hagati y'10 na 20. Nyuma yaho nibwo wakorera inkoko nyinshi ku kigero kigendanye n'ubushobozi bwawe. Ndagushimiye wowe wabashije kureba ino video ukagera ku musozo wayo. Ntiwibagirwe gukora subscribe, kora like, share na comment. Muri comment urandika mu cyo ukeneye ko tuzakorera kuri video itaha. Gusa muri video itaha nzabakorera ku bijyanye n'imiti n'ingengo y'inkoko ukoresheje uburyo bwa gakondo. Marex, Newcastle, Gumboro, Coccidiosis. Izi ni zimwe mu ndwara zikunze guhangayikisha aborozi, by'umwihariko aborozi b'inkoko. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara yitwa Marex. Marex akaba ari indwara ikunze kwibasira inkoko, akenshi inkoko zitigeze zikingirwa zikiri ntoya, ikazitera ubumuga, gupfa ndetse n'igihombo gikomeye ku borozi babigize umwuga. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero uko yandura, ikiyitera, uko wayirinda ndetse n'uko wayivura ukoresheje uburyo gakondo ndetse n'imiti yo muri farumasi. Bahaye ikaze. Indwara ya Marex iterwa na virusi yitwa Herpesvirus, ikibasira cyane ubwonko, imyakura ndetse n'ubudahangarwa bw'inkoko. Iyi ndwara ikunze gufata inkoko zitakingiwe, ikazihindura inyantege nke, zikagenda nabi, zikarwara amaso ndetse izitera zo zigahita zihagarara gutera. Ikunze kwibasira inkoko zimaze ibyumweru 3 kugera ku mezi 5 y'imikurire. Ese iyi ndwara yandura gute? Uburyo bwa mbere, iyi ndwara yandurira mu mwuka binyuze mu mukungugu uva mu kiraro cy'amatungo, ikandurira ku bikoresho byanduye ndetse n'ibikoresho bimwe zinyweramo amazi biboneka mu kiraro cyaho ziba. Yandurira ku bantu bambaye imyenda yanduye ndetse no ku bantu binjira aho inkoko zisanzwe ziba. Ari nayo mpamvu tugirwa inama yo kwirinda ingendo za hato na hato z'abantu binjira aho inkoko zawe ziba. Inkoko yanduye ishobora kwanduza izindi bibana, nubwo akenshi yaba itari yagira ibimenyetso by'iyi ndwara. Uko ino ndwara wayirinda: uburyo bwa mbere, gukingira imishwi ikivuka ku munsi wa mbere, nibwo wenda hari iyi ndwara waba uyishyize muri control. Inkoko zikivuka ku munsi wa mbere uzihereza urukingo rwa Marex. Kugira isuku aho inkoko ziba, bivuze ngo ugomba gukuraho imyanda ya buri munsi mu kiraro cyazo ndetse ukabasha no kugiteramo imiti yica udukoko. Ushyira inkoko mu kato mbere yuko uzivanga n'izisanzwe mu kiraro. Ukirinda abashyitsi bashya kwinjira mu kiraro cy'inkoko mu gihe utabateganyirije imyenda bambara mbere yuko bakinjiramo. Ikindi, ukirinda kuvanga inkoko zikuze n'inkoko ntoya mu gihe harimo izitigeze zikingirwa. Uko wavura ino nkoko yarwaye Marex ukoresheje imiti y'ibimera, ubwo ni ya miti gakondo. Indwara ya Marex ntabwo ijya ivurwa burundu, ariko hari ibimera bifasha umubiri kurwana n'iyo ndwara: tangawizi, tungurusumu ndetse n'umutagara. Ibyo bifasha umubiri kongera ubudahangarwa. Amazi y'igikakarubamba, ubwo uragisesura ukakivanga mu mazi, byongera ubudahangarwa, bikagabanya uburibwe ndetse bikagabanya n'indwara. Imbuto z'ipapayi, urusenda n'ubuki, ibyo bigaburirwa inkoko yatakaje intege kugira ngo igarure imbaraga. Ibi tumaze kubona si uburyo bwo kuvura indwara, ahubwo ni uburyo bwo gufasha umubiri w'inkoko guhangana n'iyo ndwara. Uko wayivura wifashishije noneho ya miti yo muri farumasi. Nk'uko twabibonye haruguru, nta muti uvura indwara ya Marex burundu, ariko ugomba gufasha inkoko muri ubu buryo bukurikira: multivitamins nka A, D, E, B complex ufasha mu budahangarwa bw'inkoko, electrolyte ifatwa nka energy ufasha mu kurwanya umwuma w'inkoko, hakaza stress mixer ifasha mu kugabanya ihungabana ry'inkoko, hakazaho n'ingengo za Marex.
harimo HVT vaccine zitangwa ku munsi wa mbere inkoko zikivuka. Inama naguha wowe utangiye ubworozi bw'inkoko. Inama ya mbere, usabwa gukingira inkoko zawe ku munsi wa mbere zikivuka, nibwo uba urwanyije ino ndwara ya Marex. Uburyo bwa kabiri, guhorana isuku yawe mu kiraro cy'inkoko, iyo nayo ni intwaro wakifashisha mu kwirinda ino ndwara ya Marex. Uburyo bwa gatatu, ujye ushyira inkoko zawe mu kato mbere yo kuzinjiza mu kiraro hamwe n'izindi. Mu gihe hari inkoko ukuye ku ruhande cyangwa se ahandi hantu runaka, zishyire mu kato mbere y'uko uzivanga n'izo zisanze. Inama ya kane, kuzigaburira ibiryo bifite imyunyungugu n'intungamubiri zihagije. Inama ya gatanu, gukurikirana ibimenyetso hakiri kare, nk'inkoko igenda nabi, inkoko yijimye n'inkoko yacitse intege. Ibyo ni byo bimenyetso by'ibanze, ukabikurikirana hakiri kare mbere y'uko itangira kubigaragaza, ugahita utangira kuyitaho. Inama ya gatandatu, uba ugomba kuganiriza abaveterineri babihuguriwe mu gihe cyose ubonye impinduka mbi mu kiraro cyawe. Ugomba kujya usanga abaveterineri ukabaganiriza bakakugira inama y'icyo wakora. Nk'urugero, ngize inama urimo kugenda ubona ahantu ukagenda uzitaho umunsi ku munsi mu bworozi bwawe bw'inkoko, umenya ko hari inkoko ifite ikibazo, ugahita umenya icyo wakora hakiri kare. Ngaha iri ni ishuri ryiza wakigiraho icyo wakora mbere y'uko inkoko zawe zirwara cyane. Murakoze cyane kuba mwakurikiye ikiganiro. Niba hari ikibazo, igitekerezo icyo ushaka kugishaho inama waba ugize nyuma yo kurebye ino video, ndugenda utagisiza muri comment, gisiga muri comment, tuzagusubiza muri video itaha. Kandi ntibibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Kuva utararebye video yahashize, ko twarebye video yerekana ko wakwita ku dendo mu bworozi bwawe ukayitangira kuzorora. Video n'iyi ngiyi wayisanga kuri ino channel ukayireba. Muri video itaha tuzaganira ku ndwara yindi kugira tumenye ibimenyetso byayo, uko wayirinda n'uko wayivura mu gihe wahuye nayo. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao.